reka manze nkubaze waba wirengagije ibyanjye nawe Waramutse mute? Waramutse neza? Ese bose yakubwiye akazi uri bubyuka ukora we? Wapi nge nta kintu yayije. Ngiye dore bampaye imirundo y'ingendo dore n'indingira mu gikari kuri robine. Ubu ngiye gufura urakora iki? Ngewe ntago yapangiye akazi. Rero basigaye bampangiye akazi. Ugiye gukoropa mu gikari, ukoropa no muri salo, kandi ari amakaro yambiye kuri buri asigaye asabune yandi y'abazungu nawe urayizi. Numbaze ngiye gufura ubu ngiye gufura rwose. Ahubwo se wa mushyushye wasigaye wawumaze. Naramumaze n'inje bose. Gahibaze. Kandi twavuganye ko turi buryo mu gitondo. Kandi shana urananiye. Yose nasende maramerega. Urananiye. Ubwo nanjye tuvugane. Mu mafaranga yenga ku bushyushye banje dusangira mu gitondo ramaho. Umunsi ko ndabakaze kuri umunsi ari danda. Babare uwo giye nukoropa ari amakaro ya boss kandi mu cyuma cya boss nugeremo n'injyo urayikoropera. Ko yambwiye ko nzajya nambara akashipo kameze gutyo kugira ngo nyongoropa ku cyumba cye. Ko ndabakaze kuri umunsi ari dandira. Umva. Babare umushyushye wanje giye wawuti. Umva mubwire buretse. Nase maze vombe. Isabune ya boss warayijyanye urayimaze. Ntabwo ejo bundi wagurisha 400. Ntabwo wayigurisha 400 n'umuti wose. Ariko impamvu siyayo mfite bite byawe se bite byawe reba uturubase banigetse kwambara mbere yo kumbwira ngo ngiye nkoropa mu cyumba cya boss asigaye asa n'ijyajyana uzarebe ko bagutuma guhaha we urumva ibiki si imirimo y'iki ntabwo tugomba kugabana imirimo wowe ugomba gukora kuri portail nahawe amakara mu cyumba yose iyo mu byuma byose icyumba cya boss ntabwo kirimo kandi namabuja nazo ukabivuga nzaguhandara amabuno do nzaguhindara amabuno nzaguhindara amabuno kwanze ndara amabuno nzaza boss we nzaguhereza aramu ari akumuryango ibiki se buretse ngiye ntabwo ngomba gukora amakara naho voma sha voma ni furira imyenda ya boss we voma babari ubundi nkawe ushinzwe ngarebe inkweto wambaye reba inkweto wambaye babari nago marisha reka mfreva boss atazaka nankata ewana kazi ndabona muri namusigasigaye kara ntwaye ariko abakozi bahana sinzi amasuku yabo imyitwarire yabo ndumva nkuriye kuganira nabo bitarenze kuko ndifite misiyo ndi gushaka kujyamo ariko reka mbahe nk'iminota 30 kugira ngo mbashe kumenya gahunda zabo kuko sigaye mbona ibintu atari tayari kwisi. Ko basha ko mbona mufite umurava nk'abantu bazindutse kare cyane mu gitondo cya kare cyane bivuze. Oya boss njye mfite ikibazo. Kandi kuri kw'Imana ukinde mu nzu. Kubera ko ntabwo nzirwa muvuka n'ibintu. Wamurindishije kurenda ku gipangu. No gukubura no gukoropa ari amakaro. Ukintu wambwiye cyo wandiriye ko nzamurinda mu cyumba cyawe. Ari njye uzagiye yikorera. Ariko asigaye yumva ko yajya kwakora. Mubarombwira ikibazo twaba dufitanye. Nawe umbwire ikibazo no muntu abafite kubera ko nge bityo masaka yabimaze nacecetse boss nacecetse iyo umuntu agiye muri misiyo akabasiga akabizera akabasigira igipangu nakabasigira na buri kimwe cyose bibaho ko mwakwigira uko mubonye se niko gusubize rwose gusubiza ibintu ari kugushinza nibyo cyangwa hari kukubogama hafi rwose n'umukobwa aranambeshya ahubwo njye mbona hano hinjamo abagabo okay mutuze ndaje mbikurikirana hari umuntu unyereje message ndaje oya uretse boss abo bagabo ari kukubwira atazakunteranya uretse ndaje boss nawe ashobora kuba rero indara mabuno namuhaye itakwiriye ndaje nkongera izindi abakozi b'iki gihe koko uziko bagushyushye ukatura nk'isafuriya baritsemo amazi y'ubugari sha ariko buretse nzi ndaje nkurikirana ikibazo cyabo nuko mbona umuyobozi nawe yaramereye nabi kubera akakantu nkarohereza babajwe n'umwana wanjye kandi buri mwana umwe cyaba ugomba kumurera nk'uw'ingwe iyo wizeye umuntu wamusize ku rugo rwawe buriya ntabwo abikurikirana neza tu nawe ari mwana wanjye ngwino hano nkubaze sha mwana wanjye rero ntugire ngo nukutakwitaho buriya nasize abantu nk'aba hano mbanzi yuko buri kimwe cyose baba bagikoze none se uheruka kurya inyama ryari mwana bari abakozi wazanye bateka inyama bakanyima mperutse kurya inyama uri hano umva mwana wanjye kubikurikirana ahubwo zana akaya gatebe wica hano imbere yanjye Kivu
Bana shase ko numva witabisha amaguru nkuru yuki. Mwaramutse boss. Kabiri kangahe nsuzanya nawe mvaniza ivumbi imbere. Nushaka usiga ivumbi wowe. Hagarara aho ndumva ntazi ukuntu umeze ko hano nta kiraro ngira ibyo bisogoro ubu nuko babikuye. Uza akazi mba ndimo ndakorera hepfo boss. Umwana wanjye heruka kurya inyama ryari. Uza abashyitsi birirwa hano boss. Babaga. Uri kumva? None se boss nzana iki? Umwana bakuzaniriza mu nda cyangwa iroti. iroti Ewa, uyu munsi nari nashiriwe. Ewa, boss agoreye umuti. None ngomba kumugavura n'umuntu. None uno munsi boss noneho aramara mu mwuka. Reba haba we. Ariko uno munsi boss noneho ariko ndanamudabagije. papa uzi ko na cya gikobwa n'ikigo kisera Gatare. Aho tuvugiye ungera nko guhumbye. Gira vuba. N'agatebe kandi. Nuko bimeze. Ariko ngiye ku kazi. Sibyo ko mama wagiye guhuguka. Umva zana agatebe kuko sinzi. Gira vuba. Karame bosi. Icara aho ngaho. Agatebe samukigiza hano ndashaka kukubona neza kuko gatereke neza. Umva utarambwira byinshi ndumva nk'urwaye nk'igisebe. Mfite ibintu byinshi shaka kukubaza. Bimeze ariko se bosi buretse manze nkubaza gutumbwira ngo ndwaye nk'umufunzo urabona koko ndi umufunzo oya ceceka hano mu rugo bimeze bite ariko bosi reka manze nkubaza waba wirengagije ibyanjye nawe akorekane kuvuga byinshi kubera ko nyirandajwi hariya yakubwiye byinshi erega buyamba ndi kubikurikirana uribikurikirana se amafaranga utsigira nanga ndabikurikirana njyewe naje gusanga Noneho ibyo zimuhereze mbabare zimuhereze ibyo guhaha noneho byihorere. Noneho ubwenge noneho nungutse. gira vuba muhereze Mu minsi mikeya urumva nabari amasaha 3 noneho urahita ugura indege. Uzi ibintu nahashye have wowe urashaka gukora kuri miliyoni za boss have bosi yagutemye iby'inyama wabyihorere ariko si ibintu bikimya ariko se sha mu masegonda make urabona miliyoni have nkwereke hari ikintu ushaka kwibonera urambure boss hari ikintu ushaka umva nkubaze ubwenge bwawe buba mu kibuno buba mu mutwe buba hehe bose urase na miliyoni ushaka avuta cha miliyoni boss ni pari ibiho miliyoni have nkwereke mana yanjye dore ngo ndafisha amafaranga atarimo na katroveti witi so wasandinisi ayo yakugeza iyi ngiyi ni tiki izatujyana i Burayi kuko ntago twaya miliyoni 300 aya mafaranga nta n'igikoroto cy'icumu uzabona ndetse n'umushahara warushimiye ku kwezi yewe ntabe n'icumi